Njyewe Gumbaniro Guillaume imbata y'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, ndabasuje mwebwe mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana mumijagirwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Turashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro n'ishimwe bibe iby'Imana Data n'umwana wayo Yesu Kristo. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana rifite umutwe ugira ngo kwizera kuduhesha ubugingo. Turi buze gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 20, turahera ku murongo waho wa 26 tugeze kuri 31. Yesu yongera kwiyereka abigishwa be Toma ahari. Nuko iminsi 8 ishize, abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzu zari zigikinze. Arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo we uwizeye. Imana yashimwe kandi ahabwe icyubahiro. We kuba utizera ahubwo ube uwizeye. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yesu aramubwira ati, wijejwe n'uko umbonye? Hahirwa abizeye batambonye. Ariko ku murongo wa 31, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Amina. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kwizera kuduhesha ubugingo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Abambashije kumwizera tuzabona umurage utabasha kubora. Imana yashimwe kandi ihabwe icyubahiro. Cyangwa kwandura, ari wo twese twabikiwe mu ijuru. Imana yashimwe kandi ihabwe icyubahiro. Yesu ahangaha yaravuze ngo hahirwa abizeye batamubonye. Bano ba mbere bo babashije kubana nawe,
kugira ngo babashe kumuduhamiriza. Imana yacishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Kwizera niko kuduhesha gukira. Iyo wumvisha kwizera kuzanwa no kumva, wamara kumva ukagira kwizera, noneho kwizera kukaguhesha ubugingo buhoraho. Sinzi niba ahantu murimo murahumva neza. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Kuko Yesu niwe mucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Yesu niwe muhuza wacu n'Imana. Haleluya! Imana yacishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Hano mu Baroma igice cyaho cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kugira kwizera Yesu Kristo, turushaho kumvira Imana, tukarushaho kugendera mu bushake bw'Imana, tukarushaho kuba abana b'Imana, tukayegera, kuko twabashije kwizera uwo yatwoherereje ngo atugezeho agakiza kayo, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Imana yacishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya 3 ku murongo waho 22 byanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishura. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Imana yacishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Abizera mumenye ko mubasha kurindwa n'imbaraga z'Imana, kubwo kwizera murindirwa agakiza kateguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Niki gituma mwishima nubwo ahari bikwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Imana yacishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Nubwo urwara, nubwo upfusha, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo n'ibibazo ari byinshi, ariko ni iby'igihe gito. Imana yacishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Nibyo kugira ngo kwizera kwawe kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi.
kumara igihe gito mu bibazo, kumara igihe gito mu kubabara kwawe, mu kubabazwa, bituma kwizera kwawe, bituma kwa kwizera kwacu, twebwe abizera, wowe wizera, mwebwe kugaragara ko ari ukukuri, bikazaduhesha ishimwe n'ubwiza. Haleluya! Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ubwo Yesu Kristo azaba ahishuwe, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ibyo byose uri kunyuramo, ibyo byose uri kubona bikugoye, ibyo byose umunsi Yesu Kristo azahishurwa. Haleluya! Nishimwe n'ubwiza n'icyubahiro. Wowe dufatanyije kumukunda tutaramubona, kandi nubwo nanone tutamureba, nubwo tutamubonye, ariko dufatanyije kumwizera. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uwo dufatanyije kumukunda tutaramubona, tutaramubonye, kandi na n'ubu twebwe ntabwo tumureba, ariko dufatanyije kumwizera. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uwo nguwo rero, kuko duhabwa agakiza k'ubugingo bwacu, ariko ngororano yo kwizera kwacu, kwanyu, kuko muhabwa agakiza, kuko duhabwa agakiza k'ubugingo bwacu, bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanjye, kwawe, kwacu, kwanyu. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Agakiza twahawe kubwo kwizera Yesu Kristo. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza n'iby'ubuntu twari tugiye kugirirwa, n'iby'ubuntu twagiriwe, n'iby'ubuntu twari tugiye kugirirwa, n'iby'ubuntu twagiriwe. Bo ntabwo bigeze bagirirwa ayo mahirwe yo kubibona, ahubwo umwuka wa Kristo niwo wari muri bo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Agahamya mu mibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza kera cyane, n'iby'ubuntu twari tugiye kugirirwa, n'iby'ubuntu twagiriwe, aka gakiza twahawe. Bo babivuze kera, bo babihanuye kera, babyeretswe n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo, akayibahamiriza itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye kuri njye, ntibyavuye kuri wowe, ahubwo ni impano y'Imana. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kandi Kristo ahora mu mitima yacu, ahora mu mutima wanjye, ahora mu mutima wawe, ahora mu mitima yacu, ahora mu mitima yanyu. Haleluya! Ni twe abizera ba none babyerekewe, babibwirijwe n'umwuka wera woherejwe uvuye mu ijuru, kandi n'abamarayika babigiriraga amatsiko bashaka kubireba cyangwa kubirunguruka, ariko ntibyabakunda.